yibana mu nzu ya wenyine mu murenge wa Mbogo mu kagari ka Rurenge mu mudugudu wa Karehe. Hano njyenyine nta wundi tubana, ubwo wenda nko mu gihe cyo kuvoma amazi ninjye ngabo mu gasozi, iki byose ntago. Tumusanze aganira n'umuturanyi we wari waje kumuha umubyizi wo kumuhingira ibijumba. Biratangaje ukuntu Christine abyuka mu gitondo akiyitaho, agateka, agakora n'ibindi kandi atabona. Ikimanizanye Christine w'imyaka 45 y'amavuko ntiyigeze ashaka umugabo, nta mwana agira, ndetse ababyeyi be bombi barapfuye nk'uko abivuga. Gusa ngo agira abavandimwe ariko batajya bamenya uko abayeho. Nari mfite murumuna wanjye, ubuzima bwe bubaho nabi, noneho kugira ngo ze yicare ahinge nuko ajya kubikirara. Leta yamwubakiye inzu ndetse yagenerwa n'ibihumbi 7,500 buri kwezi bihabwa umuntu umwe utishoboye. Uyu ashobora kwifasha imwe mu mirimo iyo ari we mu rugo. Iyo mbonye amazi nyine ndafura, nkafura imyambaro, nkateka, nkakubura. Ashobora kubura amafaranga ndetse akagerageza no gukoresha telefone. Ikimanizanye rimwe na rimwe ngo hari ikimubabaza, gusa akabikemuza kwiragiza Imana. Nudutena mitwoshya habuze ikizi cyago. Ino bakunda kumuhotera cyane kubera ko ntareba, ni bakunda kuntuka ngo si ngo kujya ngo naramugaye ngo ibiki n'ibiki. Akwiye kubona ibiryo atabibura. Nsengimana Odette n'umuturanyi we, uyu ni ugerageza kumuba hafi, n'ubu dusanze ari kumufasha gutera imigozi y'ibijumba. Odette yemeza ko ikimanizanye akeneye kwitabwaho nk'umuntu uba wenyine kandi atabona. Ikibazo cyo guteka ni ibintu bimugora. Reba nk'ubu yaburaye kugeza muri amasaha nta kintu yari yarya. Ubwo no kuvuga ngo bakakwiye kuzana amazi akayegera akabona n'ibiryo. Akenshi na kenshi ikintu kimubabaza ni ukubona ibiryo. Kubona ibiryo no kubiteka se. Kubiteka nabwo rero. Kubiteka nabwo yego birakenewe, ariko se kubona umuntu wabiteka. Ariko iyo yabonye ibiryo arihangana, kuko muri ino minsi namufashije ibijumba. Bona araronze, aratetse, utuntu dusa nk'utworoheje ukuntu aratubasha. Ariko yabonye ibiryo, abantu benshi siko benshi babura umuntu nk'ubu nahita nsimbuka nkaza nkamushyirira cyangwa se nkamukorera nk'ubwo bugari. Twamusuye ari kuwa 4, ubuyobozi bw'umurenge wa Mbogo butubwira ko kuwa 5 hita bumushyira iby'ibanze birimo ibiribwa n'ibikoresho by'isuku. Nyirumuringa Pierre Damien ayobora umurenge wa Mbogo. Bwihuse nk'uko bikubwiye, ku munsi w'ejo turagira ikintu twohereza giherekejwe birumvikana na rya tsinda. Niba bimuha se azabitekerwa nande? Ese azakomeza kuba wenyine kandi atabona? Ibi nabyo twabibajije Gitifu. Ntekereza ko nituramuka dufashe umwe mu banyamuryango be ashobora kuba yamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Nimutamubona turamutse tutamubonye, uko bisa kose nibyo nakubwiraga, hari abakeneye akazi benshi. Ntabwo twabura mu murenge wacu umuntu ufite umutima w'urukundo kandi unashaka ibihembo. Birumvikana tuzabona umuntu ugomba gukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi.